Oezi ndagusuje kandi nkwifurije byiza nshuti mukunzi ukomeje gukurikira televiziyo yacu yakaba umwete kugezaho prank nyinshi zigiye zitandukanye ariko rero byose bikaba byarakoreye nyine kuko nezeza urabyumva mbega umutoma Yes, uyu munsi rero nta kintu ugiye kugezaho usibye kugezaho nyine ibintu byagiye biba amashusho agiye afatwa na kamera amafoto n'amashusho nyine ameze ukuntu. Yes, hanyuma rero izi prank cyangwa se aya mashusho byagenze gute n'amashusho ya nyayo rero ndagira ngo ntuze guhamuka kuko ibi ngibi byose byarabaye. N'abajura bajya kwiba ariko abajura bumva bimeze bute we reka tugende urumva n'abajura bajya kwiba ariko rero bakatakwa n'imbwa. Reka dutangirane n'umujura wa mbere. Umujura akomeza kuza agenda yinyuzwanyuzwa ahangaha acungacunga nyamara kamera kuri iki gipangu ibirimo kumufata. Uyu mugabo rero akomeza gucunga ari kureba ukuntu yakwinjira birangira yishe igipangu. Wibutse yuko atari umuntu uri kumukamera kuko ntabwo wakwibira ko wakwibureba. Akimara kwinjira rero imbwira musohokana nabi cyane agahita yirokanka. Urimo urabibona ndabona bisekeje. Ari umuntu nabajenga ariko ukora ikingongora mu mifuka. Uyu nguyu nawe ataruka igipangu akaza gake gake akinjira muri runo rugo. Imbwa ya mbere iti mutarukira ko beta mu maso rwose. Iya kabiri ya gatatu imbwa ebyiri zimuhuriraho umva zimurwanya rwose nkaho wagira ngo zatojwe n'abasinzi ukuntu wabyumva. Hanyuma rero kano kanya mu gihe kiri kurwana nazo izi ngizi ziratangira zikanamukuramo n'imyenda ahubwo hafi yo kumurya igikote zikimukuramo zimumerera nabi cyane. Nibwo aba bantu nyine banyiraho bahita babibona baraza nyine baratabara bahita basanga izi mbwa rwose zigiye kumurya barangije nyine ibintu bigenda uko nguko biba bigomba kugenda. Undi mujura rero nawe yinjira ahangaha akaza agenda akatakata muri ano mamodoka urabona yajya kwiba ahita abona imbwa ya rurangiza iza yiruka umugabo ariko nawe aba ariramba mu bisheke atazarukira hejuru y'imodoka agakwepa. Hanyuma dukomereze ku yandi mashusho nayo yafashwe n'iyi kamera. Uyu mugabo araza agakingura urugi sinzi ukuntu aba yaritoje nyine gusa araza agafata ikintu agashyira munsi y'urugi agatangira gusunika azamura urugi rwose ruhita rushwanyuka. Rugishwanyuka haba iki hahita hakuzira imbwa ya rurangiza akibona ahita atangira akirukanka yitura hasi rwose runo rugi rurarwana mwituye disi hejuru ntabwo biba byoroshye. Ahangaha rero nanone uyu mugabo yifite imbwa ye ari ahangaha haza umugabo ava kuri moto ashaka kumwambura cyagera abona imbwa irahari agiye kumwambura rero nta kindi kiba uyu wundi nawe ufite imbwa ahita yirekura imbwa ikenda kumumerera nabi cyane. Kino gisambo ntabwo bigendekera neza na gato nubwo kiba gifite imbunda iyi mbwa iragikanga rwose ibishaka kukirya gihita kiza kisubira kuri moto kiragenda. Ngayo nguko rero amashusho yacu nanga tuyakomereje reka ngongeza akantu kamwe cyangwa ndetse nanga turacyakomeje. Irindi shusho rero ni iringiri ryafashwe nanone na kamera. Umujura arinjira rwose biba byamuhiriye. Uyu nguyu yarinjira akaza akiba akijya gusohoka imbwa ngo ba iramwinjira nikenda kumumera nabi nibwo arwana nayo hafi gukuraho urugi gusa n'ubundi birangira imurumye ku kaboko. Ahangaha rero andi mashusho yacu nayo reka dukomereze kuri indi shusho ariko ubundi warekera ahangaha da ariko reka nkwereke kano gashusho nako ndabona ari ngombwa yuko ukareba mwibutse yuko uri kumva ID Kelody kuri iyi mikoro ukaba ukurikiye Kelody TV. Ahangaha nanone uyu mugabo mu kumara kwiba hahita haza uyu nguyu nyiri uru rugo akamubwira ati imbwa yawe irandiye n'ukuri akamubwira ati ego ko mana yanjye. Ntabwo baba bazi neza yuko iyi mbwa rero iba yibeshye imuryize ko ari umujura nyamara aba ari uwo muri uru rugo. Dukomereze kuri iki gipangu rero nacyo haba harimo imbwa. Umujura akomeza agenda yikatisa arakata akazenguruka ahita yurira igikuta. Iki gipangu aba ari icy'abakire mu ncero ariko amakamera ahantu hose nawe uzashyire kamera kuri iki gipangu cy'iwawe ujye uduha amashusho tukwishyure. Yes, turakomeje rero iyi mbwa ibiri muri kino gipangu irimo gucunga umutekano nk'ibisanzwe. Nk'undi mbwa rero iri mu kazi kayo igakora uko kagomba gukorwa. Yes, nibyo rero ndikubwira. Nibyo His Excellency yatubwiye ati mwigire ibyo mushaka byose ariko nugira mu kazi full stop. Ahanga rero uyu mugabo rwose mvahura n'uruva gusenya ahita yisubirirayo. Ahanga rero uyu mugabo arinjira akinjirana nyiri iyi restaurant hanyuma uyu mugabo azana imbunda hanyuma imbwita imwirukankana cyane agakwepa. Dugaruke muri rino duka rikomeye cyane. Uyu mugabo yinjirana n'amakamera urumva umujura uje kwiba ahantu hari amakamera agomba kuba yipfutse mu maso nko kubireba ahita afata imbunda gusa ajya kumurasa aka kanya imbwita
ihita imwataka ifata akaboko yenda kumumerera nabi cyane. Imbwa ibiri neza rwose, ariko sha muzanshakira akabwa nzabahereza make. Dukomereze kuri indi shusho. Iri shusho rero naryo ahangaha imbwa irinda umutekano, ibihagaze mu muhanda muri kaburimbo, umujura akomeza yikatisha azana imbunda. Sasa imbwa ikibona imbunda rero izi neza yuko ari ikintu kiri skandale, iba igomba guhita itabara directly. Itiza rero nta nubwo aba ari imwe, ubwo aba ari imbwa eshatu. Izi mbwa ziraza, uyu mugabo ubwoba bugahita bumwica, niko gusubira kuri moto agahunga nyine akikiriza amagara yuko k'imbwa yagushwanyaguza, nta kindi yagukorera rwose. Asubira kuri moto bagahita bagenda. Nyir'urugo ahangaha aba arimo gukamera nyine, ariko nawe urabyumva umutima umeze utya. Nyir'urugo rero ahita aza agashimira izi mbwa umurimo ukomeye ziba zikoze, ariko muri bino bihugu nta mutekano hari. Ni ukuri, reka nkubwire ngo igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu gifite umutekano udasanzwe. Ibintu ntabwo wabisanga mu mahanga, umuntu ugutera n'imbunda. Turacyakomeje rero n'ishusho ryacu, ariko ndabona warekera ahangaha wundi ibi birahagije. Iyi mbwa rero nayo izisimbukira umujura rwose imumerera nabi cyane, gusa nawe agerageza kwirwanaho. Imbwa rwose ibifite imbaraga. Uyu mugabo ari kugerageza kure ukuntu yakurira hejuru, ahita yatakwa n'imbwa irenga kuba imwe zikaba imbwa eshatu. Uyu mugabo ahita avamo ariyirukira da, arakwepa, ariko n'ubundi imbwa imwitendekaho mpaka hafi kumuhitana. Yes, wamujura we nawe niba uteganya kwibatara ibizakoho nk'ibyo. Uyu mugabo ahura n'ibibazo, imbwa nyine imubera ikigeragezo pe. Uyu mujura rero nawe ngaha bongera kutwereka ifoto ye y'ukuntu iriya mbwa iba yamugize. Imbwa irakomeza ikamurya rwose hafi kumwica. Ntabwo ndimo gushyigikira yuko umuntu ashobora kuba yakwicwa n'imbwa cyangwa se inyamaswa kuba zakwica umuntu. Icyo ndi kurwanya ni ubujura. Niba uzi ko uri umujura byaba byiza aho gutangiye ugashaka uburyo wakoresha amaboko yawe. Yes, dukomereze video yacu tugana ku musozo wo muri runo rugo. Umujura wibonye nyine yamaze gutaruka yinjira mu rugo rw'abantu, imbwa imutegereje rwose iti ba ngize ebyiri, iy'umweru n'ingi y'umukara, amanuka hasi zimwakira, agerageza kurira zikamwitendekaho. Yes, nawe urabona yuko rwose ahahurira n'uruva gusenyuka. Imbwa rero ibirwana nawe gutya kose, nicyo gituma ba nyirayo, ba nyir'uruno rugo nyine bamenya yuko batewe, bakaba bahita baza. Ngayo nguko rero, reka video zacu tuzisoreza ahangaha. Uraza kongera kubana nanjye mu gice cya kabiri cy'izi video. Uri kumwe nanjye Dick Elodie, mukomeze kugira ibihe byiza.